Repubulika murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. No kuduha uyu mwanya. Ntabwo ari uguhereza. Ubikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. A few moments later. Turabashimira cyane kubwo opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege. Nk'urugero hari ibintu ukosore ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubwo amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubwo amahirwe atandukanye muduha. Ubu ngubu umuturage wa Nyabihu abasha kuvuga Icyongereza. I can speak English. Nukuvuga ngo rero nyakubahwa impanuro mwaduhaye twazumvise, zaba ico mu Kinyarwanda zaba nizo mu Cyongereza. Bazo cyabaye kwanza warayoboye lab ni habaye iki kugira ngo murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ikibazo yaravuze kijyanye na zote. Habaye iki? Ikibazo ndakizi, dufite ibyuma bibiri. Habaye iki bigero gutinda muri birebe? Habaye iki? Ikibazo ni iki? Ntabwo turakizana nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko habaye iki kugira ngo binanirane? Ikibazo ni iki? Imyaka yose nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni icyuma. Habaye iki kugira ngo icyo cyuma kinanirane cyo kuba gihari? Byarakererewe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko byakerejwe n'iki? Twari twagiteganyije mu mushinga dukoranaho na IFAD, ariko gahunda zo kukigura ziri. Imyaka ingahe? Hashize umwaka umwe urenga n'igice nyakubahwa Perezida wa Repubulika gusa kuri uwo mushinga. Mutekereje hashize umwaka umwe gusa? Mbere hose imyaka yindi yose ntabwo mwiza mubitekereza? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turasaba imbabazi. Okay basi. Turaza kubishyira mu mbaraga. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari Umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu ni umwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Yakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane. Iki kiganiro kigeze kiba kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT. Tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Hari ibyo batubwiraga biri tekiniko, niba Minisitiri yadufasha wenda gusobanura biri tekiniko muri ICT ngira ngo nibyo cyadufasha.
ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza, ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana, kuko ubu mu Rwanda dukoresha Google Map. Niba Google Map nshobora kuyikoresha nkayobora umuntu aho ntuye ntamuyoboye ku giti cy'umwembe, ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha. Abashinzwe IT badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nk'uko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nk'uko Bruce Melody yarabivuze ni volume of advertisements, ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nk'uko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, kubitureba twakora rero specifically ni ibihe? Hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi, hari byaba bitureba ni ibiki tudakora twakora kugira ngo kuva twatangira kuganira nabo ibitureba twarabikoze, ari izo regulatory compliance zabayeho, ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property, ibyo byose birahari. Payment infrastructure zirahari, ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. Twayizamura dutese. Tuyizamure dute? Your Excellency, I think ibi ni kubifata twese nk'umukoro, companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements, kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. Harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya, bakomeje bagirana ibiganiro na companies ubu nizo dukeneye zamenya zite to mobilize. Twabikora, tukwiye kubikora, dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndimo ngana ku musozo w'umwanya bari bampaye muri uyu mwuga w'itangazamakuru dukora, tuvuga ku bibazo bihari ndetse n'abaturage, ariko natwe nk'abanyamakuru ndetse n'umwuga wacu ufite ibibazo. Uyu munsi ngira ngo mwese muri hano hari amazina y'abanyamakuru mutakibona, mutakibuka, kubera ko bahoze bakora uyu mwuga w'itangazamakuru ariko bawuzemo icyo mu Kinyarwanda twita maramuko n'ibyabatunga, barawusezera. Bamwe muri bo bicaye aha ngaho uyu munsi barakora indi mirimo. Ngira ngo na Maurice nuko mwamuhaye akazi yari hafi kugenda, yari hafi kuducika atakibona ayo mafaranga. Dufite rero dufite izo mbogamizi, ariko nimvuga ibyo mwumve ko tunashimira bimwe mu bigerwaho. Ngira ngo twe na RURA ndetse na RGB nk'urwego rw'abanyamakuru RMC hari ibyo tumaze kugeraho, kandi muri iyi minsi twumva dukurikije amakuru baduhaye tugiye koroherwa. Ariko dufite n'ikindi kijyanye n'amikoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu by'ukuri nimvuga ngo ngize Imana
njya nibuka kera turi muri Petit Stade wigeze uvuga ngo abajene cyangwa urubyiruko baharanire kujya kuri high table, ariko uwo munsi wabivuze mu gifaransa uvuga table d'honneur. Nyakubahwa mu ndeba aho nararwanye kugira ngo mbe nicaye hape. Nararwanye kandi ndashima ko zimwe mu mvugo zawe n'ibikorwa bituma numva mfite imbaraga zikomeye zo gukomeza kurwana kugira ngo n'igihe gitaha nituba tutakibasha kwicara hano abadukomokaho n'abatwumvise bazakomeza. Umwuga w'itangazamakuru ufite ibibazo biteye bityo. Icya mbere nabo banyamakuru bagenda, icya kabiri bahunga mikoro, ariko ndatanga urugero. Uyu mushyikirano nahoze mvuga ngo abankurikiye hano mwese mu following Mama Rwagasabo online cyangwa se kuri televiziyo nayo muyishyireho muyirebe, ariko nyakubahwa ndagira ngo umenyeshe ko abanyamakuru bari hano bose bafashije abanyarwanda kumva ibiganiro urimo ugirana nabo. Nituva hano tuzishyura abakozi bacu aho dukorera, internet itatworoheye inahenze, amafaranga akomoka mu ruganda rukora amazi niho tuzakura ayo mafaranga. Kandi twiriwe mu kazi hano twakoze, ngira ngo niba mubireba hari za kamera nyinshi, hari abafite amakaramu, amakayi, twakoze ibintu byose. Dusanga rero niba bikunda ubuyobozi bwazareba imwe mu mirimo dukorana na leta cyangwa dufasha leta ko yagira igiciro igenera itangazamakuru, kuko natwe turi abafatanyabikorwa ba leta ariko tudakwiye gukora tutunguka, kugira ngo tuzaramire muri iki gihugu Imana yaduhaye kandi ntawe tugisiganya, tugomba kucyubaka. Hakarebwa niba hari uburyo buhari, kandi n'impamo ya Mungu ibyiringiro byo ndabifite ku buryo buzaboneka. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Ndarutse Merci, nkaba ndi rwiyemezamirimo ukomeye cyane. Ntago ndanguza cyangwa ndangure, ahubwo ndasetsa. Nizi ikoranabuhanga ariko ntunzwe n'urwenya, mwampaye amashyi. Twatangiye platform cyangwa se urubuga ruhuza abakunda gusetsa, abazi gusetsa n'abakunda guseka, aho abaseka bishyura, abasetsa bakishyurwa. Twe turasetsa tukanasora binyuze mu rwenya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri urwo rugendo iyo ndi gushaka talents cyangwa se abanyempano, njya mu bigo by'amashuri nka creating comedy clubs kugira ngo nibasoza kwiga bazajoining main comedy yitwa Jen's Comedy Show. Nasabaga Ministeri y'Uburezi n'igitekerezo ko impano z'abana b'Abanyarwanda zishyigikiwe guhera mu mashuri matoya zikazamuka mu mashuri makuru, byaba byatangiye gufata irange cyangwa se umurongo ku buryo basoza batangira kubibyazamo amafaranga. Ndashimira First Lady kuri gahunda ya Rwanda ubuhanzi ko niyo nazamukiyemo birangira mfite iyo platform, na gahunda ya Ministeri y'Urubyiruko ya Art Connect. Muri Youth Connect wongeyemo igisate cy'ubuhanzi. Amafaranga ya mbere ni ngewe wayatsindiye, mu mpamashyi kuko rwose birakomeye cyane. Gusetsa abantu ntago biba byoroshye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo. Ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange, umuganda rusange, ubu twongeyemo n'iseka rusange aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo gahunda zose wagiye uzitabira, nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho. Murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Ibiciro by'imiti y'inka byagabanuka kugira ngo umworozi yibonemo. Tukaba tunifuza yuko haboneka nkunganire kuri copo ibyuma bisya bisigazwa by'imyaka, nabyo tukabibona kuri nkunganire. Tukaba dusaba yuko twabona na nkunganire ku bigega bifata amazi yo ku mazu y'aborozi, kugira ngo nabyo tubibone kuri nkunganire ya leta, ku buryo aborozi twajya tubona amazi mu gihe cy'impeshyi. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane Jean Damascene. Abaretse kuvaho Jean Damascene, mwagaruka b'Ingoma mwakongera mukadusubirizaho amashusho. Minister of Agriculture uri hano ari he? Ibyo bavuga urabizi. Ikibazo cyabaye kwanza warayoboye lab ni habaye iki kugira ngo Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikibazo yaravuze kijyanye na zote.
habaye iki ikibazo ndakizi dufite ibyuma habaye bibiri iki bigero gutinda muri birebe habaye iki ikibazo ni iki ntabwo turakizana nyakubahwa perezida wa repubulika ariko habaye iki kugira ngo binanirane ikibazo ni iki imyaka yose nyakubahwa perezida wa repubulika ni icyuma habaye iki kugira ngo icyo cyuma kinanirane cyo kuba gihari byarakererewe nyakubahwa perezida wa repubulika ariko byakerejwe n'iki twari twagiteganyije mu mushinga dukoranaho na ifadi ariko gahunda zo kukigura ziri imyaka ingahe hashize umwaka umwe urenga n'igice nyakubahwa perezida wa repubulika gusa kuri uwo mushinga mutekereje hashize umwaka umwe gusa mbere hose imyaka yindi yose ntabwo mwiza mubitekereza nyakubahwa perezida wa repubulika turasaba imbabazi okay turaza kubishyira mu mbaraga